rudatsimburwa mu rugamba rw'ikotaniro ry'imihigo Nyagatare nziza urindatirwa. Akarere ka Nyagatare ni kamwe mu turere tugize intara y'Uburasirazuba. Ni akarere gafashe igice kinini cy'icyahoze ari perefegitura y'Umutara, kakaba kamwe mu turere twabaye irembo ry'urugamba rwo kubohora igihugu. Ubwo ingabo zari za RPA zinjiriraga Kagitumba ku itariki ya 1 Ukwakira mu 1990, zigakomeza Umutara wose kugeza zibohoye u Rwanda rwose mu rugamba rw'amasaso rwashyizweho iherezo tariki 4 Nyakanga mu 1994, yanagizwe itariki ngarukamwaka u Rwanda n'Abanyarwanda twizihizaho umunsi wo kwibohora. Akarere ka Nyagatare mu 1994 kari akarere kagizwe igice kinini n'ishyamba n'amatongo y'Abanyarwanda bari barahunze kuva mu myaka y'1959 kugera mu 1994, bisobanuye ko kari gatuwe n'abaturage bake cyane batunzwe n'ubuhinzi bwa gakondo, biberaga mu tuzu twa nyakatsi muri ayo mashyamba, ndetse nta washidikanya ko iterambere ry'akarere ka Nyagatare tubona ubu ryahereye kuri zeru nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu. Ni akarere katariho, ni akarere katagiraga ikintu icyo ari cyo cyose uretse inyamaswa, n'abantu bari basigaye bari bahatuye nabo bari baragahunze. Kuba dufite abaturage batuye ahantu hose ugeze abantu batuye, ubwacyo cyo ni cyo umuntu yakwishimira. Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda irangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi no gusoza urugamba rwo kubohora igihugu, yatangije urugamba rw'iterambere ihereye ku gucyura impunzi, kubaka inzego no guha abayobozi n'abaturage icyerekezo n'umuvuduko ukwiye wo kuzahura igihugu. Kuva ubwo akarere ka Nyagatare katangiye kongera kugira abaturage bahabwa ubutaka n'inzuri, barahinga barorora. Urumva twaje duhungutse ari ugutangira kuri zero. Turaza habaho ibyo bita gutembura, gutangira bushyashya, tugondagonda ubuzu bw'ibiti, dusakaza ibyatsi. Iterambere byo aha nicaye ni iwanjye. Urabona ko kubera ko turi iwacu, turi mu gihugu cyiza, dutuye neza. Imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi kuva mu myaka 26 ishize niyo yabaye inkingi y'ubukungu bw'akarere ka Nyagatare, byatumye uyu munsi akarere ka Nyagatare kari ku mwanya wa mbere mu gihugu mu musaruro w'ubuhinzi n'ubworozi. Ibi byagezweho biturutse kwishyirwa mu bikorwa ry'ingamba za leta zo kuvugurura ubuhinzi, bukava mu buhinzi bwa gakondo bugakorwa mu buryo bwa kijyambere bufasha abaturage kwihaza mu biribwa bakanasagurira amasoko. Hubatswe ikoranabuhanga rifasha abaturage kuhira imusozi ku buso bwa hegitari 900, kuhira ku buso bugari kuri hegitari 3980, n'ibikoresho bifasha abahinzi kuhira ku buso buto kuri hegitari 940. Politike yo guhuza ubutaka yafashije akarere ka Nyagatare guhuza ubutaka buhingwaho ibigori, ibishyimbo, umuceri, urutoki, soya, imboga n'imbuto. Koperative zitandukanye z'abahinzi mu karere ka Nyagatare zibifashijwemo n'abafatanyabikorwa ba leta mu buhinzi, zagiye zifashwa kubona ubwanikiro n'ubuhunikiro bugezweho, ku buryo uyu munsi umusaruro wose uva mu bahinzi ugera ku isoko wujuje ubuziranenge, n'igihe ubitswe utegereje kujya ku isoko ukaba utakwangirika. Radio yakunze cyane kudutera inkunga ku mahugurwa, akatujyana mu ngendo shuri, na Pasipe idutera inkunga yo kubaka isoke, iduha 70%, natwe dushyiraho 30%. Ntaraza muri iyi koperative ntabwo ni nagahinze umusambo yanjye ngo neze nibura n'imifuka 10 y'ibigori, ariko aho nabereye umunyamuryango wa koperative nahise nza nitabira amahugurwa ya radio, ubundi Caritas ikadihugura, noneho nza kuza kumenya ikiza cya koperative cyo guhinga neza kijyambere. Ntangira mpinga ibigori, nkahinga ku murongo, ibigori kugeza ubu ejo bundi nejeje toni 5 n'igice kuri hegitari. Uretse abahinzi bibumbiye mu makoperative, hari n'abahinzi bahinga ku giti cyabo, nabo bamaze kugera ku iterambere rihambaye bakesha politike nziza n'ingamba zo guteza imbere ubuhinzi leta yagiye ishyiraho muri iyi myaka 26 ishize. Urwo rwego rero nshimira leta yacu y'ubumwe bw'Abanyarwanda yatubaye hafi tugira inama buryo tugomba kwibaka, niba ari mu buhinzi ugahinga kinyamwuga,
niba ari ubworozi kinyamwuga kugira ngo biguheshe agaciro nawe biguteze imbere. Nk'urugero nk'ubu bo bana minerivare barayibona ku gihe, niba saruye kabiri mu kwezi 15.30 nkabona 300, urumva abana ntago babura minerivare. Ibyo byose bituruka ku miyoborere myiza, kuko iyo tutagira ubuyobozi bwiza n'imiyoborere myiza ngo batugire inama ntago ibi twakaba twarabigezeho. Ubuhinzi ntibwasize ubworozi muri iyi myaka 26 u Rwanda rwibohoye. Aborozi mu karere ka Nyagatare bakomeje gukangurirwa kuva ku nka za gakondo bakajya ku nka za kijyambere, hamwe no kugenda batererwa intanga z'amoko avuguruye atanga umukamo mwinshi. Uyu munsi ubona ko aborozi bo mu karere ka Nyagatare boroye inka nziza za kijyambere babonera ibizihaza nabo zikabaha umusaruro uhagije. Kuri ubu aborozi bahawe amahugurwa yo gufata neza inzuri, gutera ubwatsi, kubuhunika no kuzigama amazi, byose bituma akarere ka Nyagatare uyu munsi kari ku isonga mu gihugu mu musaruro w'amata. Fasha urugero nko 2010 ntabwo muzuba nk'iri twabaga turi mu maritiro arenga 2000 ku munsi, ndetse hari naho twageraga tukagera n'1500, ariko ubu tugeze mu kwezi kwa karindwi turi hejuru y'80 by'amaritiro ku munsi. Kera twororaga inka za gakondo, rero aho leta y'ubumwe dukanguriye korora kijyambere, mu by'ukuri navuga ko tugeze ku bintu byinshi birimo ko ubworozi bwacu twabuteje imbere, tubona amata. Kera twebwe aho twavutse wasanga ufite inka 200 ukama ikidomora kimwe, ni ukuvuga litiro 20, ariko ubu ngubu urakama inka 20 cyangwa 10 ukaba ufite litiro 200, 300, 100. Urugendo rwo kwibohora mu iterambere ry'akarere ka Nyagatare kandi rugaragarira mu bikorwa remezo bifasha abaturage umunsi ku wundi. Mu myaka 26 ishize akarere ka Nyagatare kari gafite ibitaro bimwe gusa bya Nyagatare, nabyo biciriritse cyane, ndetse n'ibigo nderabuzima byari mbarwa. Uyu munsi mu karere ka Nyagatare huzuye ibitaro bishya bya Gatunda biratangira kwakira abarwayi kuva muri uku kwezi kwa karindwi. Hakomeje kandi kubakwa ibigo nderabuzima byinshi kandi bigezweho, ku buryo uyu munsi akarere ka Nyagatare gafite ibigo nderabuzima 20, harimo n'ikigo nderabuzima gishya kigezweho cya Tabagwe cyuzuye muri uyu mwaka, gitanga serivisi ubusanzwe zabonekaga ku bitaro nko kuvura amaso, amenyo n'ibindi. Ikigo nderabuzima buri murenge, ndetse hari naho dufite umurenge ufite ibigo nderabuzima 2, ko dufite ibigo nderabuzima 20 ku mirenge 14. Iki umuntu yakishimira, ibyo nta byari bihari, byose byaje muri iki gihe. Ariko noneho ikirushijeho cyane ni uko ubu ngubu muri buri kagari naho dufite ivuriro ry'ibanze. Hari naho dufite utugari tunini nko muri Rwimiyaga usanga akagari gafite amavuriro y'ibanze 2 mu kagari kamwe. Icyo ni ikintu umuntu yakwishimira. Mu mateka yaba ya mbere na nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi, akarere ka Nyagatare nta shuri rikuru cyangwa kaminuza n'imwe kagiraga. Mu myaka 26 ishize u Rwanda rwibohoye, akarere ka Nyagatare ubu gafite kaminuza 2, amashuri yisumbuye n'ay'imyuga n'ubumenyi ngiro nayo yakomeje kubakwa, ndetse uyu mwaka mu murenge wa Tabagwe huzuye ishuri ryiza ry'icyitegererezo rifite ibyangombwa byose nkenerwa mu burezi bugezweho, kandi abana bazajya bigamo banacumbikirwa. Twifuje kuva kera ko twabona amashuri ari ku rwego rushimishije intangaha, kubera ko nkatwe cyane cyane abaturanyi abafite ibihugu duturanye nabyo bugufi usanga bakunda kugira ireme ry'uburezi, ahangaha tukabyifuza ntitubibone, ariko ubu cya kifuzo kirarangiye, ntawe uzongera kwifuza kuba yakira umwana we mu kindi gihugu. Oya, ishuri rwose ndumva rizi igihe. Ibikorwa byaranejeje cyane ko wenda nari mfite abana bigaga kure, kugenda nyine amatike akangora yabo yo kugenda. Noneho rero ndishimye cyane kubona batuzaniye amashuri hafi kugira ngo byorohereze nkatwe ababyeyi, kandi noneho ni na hafi tuzabasha gukurikirana n'amasomo y'abana bitewe n'uko twajya tujya kubasura ku ishuri tukamenya imyitwarire y'abana uko bimeze. Ibindi bikorwa remezo byitaweho mu myaka 26 ishize nibyo gufasha uburyo bw'ubuhahirane hagati y'abaturage ba Nyagatare ubwabo no hagati ya Nyagatare n'utundi turere. Kugera mu mwaka w'2010 uretse umuhanda wa Kagitumba Kayonza Kigali uri ku rwego mpuzamahanga wanyuraga mu karere ka Nyagatare,
nta wundi muhanda n'umwe wa kaburimbo wari mu karere ka Nyagatare, ariko uyu munsi harabarurwa ibirometero by'imihanda ya kaburimbo yubatswe, harimo imishya yubatswe kuva mu mwaka ushize ndetse n'uyu mwaka ihuza akarere ka Nyagatare n'uturere tw'amajyaruguru y'u Rwanda. Nta muhanda wabaga ahangaha, ariko uyu munsi iyo urebye twishimira igihugu cyadufashe kuvugurura uyu muhanda. Uzi ko wari umuhanda utameze neza, uyu muhanda uva Kagitumba ujya Kayonza. Iyo urebye uyu muhanda uva Nyagatare uduhuza n'amajyaruguru, uyu muhanda uca mu Rukomo, noneho ubu dufite n'umuhanda wa kaburimbo turimo twuzuza, uzaba wuzuye mu gihe turimo twizihiza isabukuru y'imyaka 26 wa kaburimbo uduhuza na Kiyombe. Cyiciro cya mbere kizaba kiri Karama, ariko tuzakomeza tujya Kiyombe naho tugabanira n'amajyaruguru nanone, ubwo dushaka kugira ngo tuzagere ku Murindi. Ibyo byose ntabwo tuvuga imihanda y'imigenderano hagati y'imirenge n'indi, hakoreshejwe imbaraga z'abaturage muri gahunda ya VUP. Hari n'indi mihanda itandukanye yagiye ikorwa y'igitaka. Abantu bungu bantu bashobora kugenda. Turacyafite icyo tugomba gukora, ariko turafite byinshi twishimira. Mu bikorwa remezo kandi ntitwakwibagirwa amasoko ya kijyambere meza yubatswe mu rwego rwo guha abaturage aho bagurishiriza umusaruro wabo no gufasha ba rwiyemezamirimo bashora amafaranga n'abihangira imirimo mu bucuruzi. Akarere ka Nyagatare kandi uyu munsi kamaze kuzuza stade nziza y'umupira w'amaguru iri ku rwego mpuzamahanga, ifite n'ibibuga bigezweho by'imikino itandukanye y'amaboko. Iki ni igikorwa cyahinduye isura y'umujyi wa Nyagatare, gitanga imirimo ku baturage, kizana imyidagaduro ndetse kinjiza imari mu mifuka y'abatuye umujyi wa Nyagatare. Twashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ko yaduhaye stadium. Ni igikorwa kinini gikomeye cyane. Irebye stade yacu ni mu stade meza, ibyo bikaduha no kugira ikipe y'umupira w'amaguru. Iyo yakinnye abaturage babona amafaranga menshi hano. Umujyi wa Nyagatare uyu munsi uri mu mijyi 6 yunganira umurwa mukuru Kigali. Ubu iyo ugeze mu karere ka Nyagatare, usibye ibikorwa remezo by'iterambere bitandukanye uhasanga nk'imihanda, amazu meza n'ibindi. Ubu uyu mujyi ufite amahoteli meza yo ku rwego rwo hejuru, harimo nka Epic Hotel y'inyenyeri enye n'izindi hoteli nziza ziyikikije zicumbikira abakerarugendo benshi basura parike y'Akagera, zikakira inama nyinshi zikomeye ndetse zigacumbikira n'abagenzi bashobora kuhanyura bajya mu bihugu bituranye bihana imbibi n'akarere ka Nyagatare. Tubona igihugu twinjira muri Nyagatare yari ifite amazu amwe anashakaje n'ibitari amabati, bisa naho ari amadebe. Uyu munsi Nyagatare uko ingana iratuwe kandi neza, ifite amazu meza, ifite amahoteli. Nta hoteli yabaga Nyagatare, nta n'uwashakaga icumbi ngo bayaribona Nyagatare ucumbike kwandi mu ihe hoteli. Umujyi wa Nyagatare kandi umaze kuba ihuriro ry'inganda zitunganya ibintu bitandukanye, harimo nk'uruganda runini rutunganya ibikoresho by'ubwubatsi biva mu mabuye ya granite aboneka muri aka karere, uruganda rutunganya kawa n'urutunganya umuceri, uruganda rutunganya amata, kandi zose ubu zirakora neza zigatanga umusaruro ushimishije. Icyanya cyateganyirijwe inganda mu mujyi wa Nyagatare cyamaze gutunganywa neza kugira ngo cyakire indi mishinga y'inganda iteganyijwe gutangizwa mu karere ka Nyagatare. Akarere ka Nyagatare kandi kitaye ku miturire y'abaturage bako, ndetse no muri uyu mwaka hakaba hamaze kuzura IDP Model Village mu murenge wa Tabagwe. Uyu ni umudugudu w'icyitegererezo ufite inzu nziza zo gutuzamo abaturage ndetse zifite ibikoresho byose nkenerwa byo mu rugo. Uyu mudugudu kandi ukagira ibiraro byo kororeramo bya kijyambere kuko abazawutuzwamo bazahabwa inka zo kubakamirwa. Hari kandi urugo mbonezamikurire rw'abana bato rufite ibikoresho byose nkenerwa mu gutanga uburezi ku bana b'incuke. Uyu mudugudu kandi ukagira ivuriro ry'ibanze n'ibindi. Akarere ka Nyagatare kandi ni akarere karanzwe kuva kera no kutagira amazi meza. Iki ni ikibazo ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare bwakomeje guhangana nacyo, ku buryo uyu munsi amazi meza amaze kugera kuri 58% by'abaturage. Amashanyarazi nayo amaze kugera kuri 48%. Ibi byose ni bimwe mu by'ingenzi bigaragaza urugendo rw'iterambere ry'akarere ka Nyagatare mu myaka 26 u Rwanda rumaze rwibohoye. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare asaba abaturage ba Nyagatare gukomeza umuvuduko bakagera ku bindi bisumbye ibi. Ni ukuzirikana aho bavuye, kongera kwibuka aho bavuye. Buri umuntu atazi aho ava ntabwo amenya aho hajya cyangwa n'aho ageze. Ariko nibongere basubiza amaso inyuma, barebe kano karere kabo, buri muntu wese yisuzume. Namara kubona yuko ari intambwe ateye,
ndabasaba yuko bibaha imbaraga zo gukora cyane.